most importantly, Jesus loves you. Hari ku isaha y'umugoroba nibwo ubutatu butagatifu bwari burimo buratembera umujyi wose. Aho bageraga buri wese yavaga mu byo arimo, yaba abagenzi bigenderaga, abamotari, abashoferi ndetse n'abacuruzi. Sinatinya kuvuga ko aho bageraga abacuruzi bafungaga bakaza kubareba. Mu by'ukuri bisa n'igitangaza cyari kigeze mu Rwanda. Abantu bavuye imihanda Kigali barayuzura baje kureba ibyo byamamare. Abo ni abandi ndimo ndavuga ni Triple Ashton, Ashton Hall, Ashton Small na Indian Ashton. Mu by'ukuri iki kintu bubatse mu mujyi wa Kigali ni ikintu kitazibagirana. Iki ni ikintu gifasha ubuzima bwa Kagarara kikabuhindura. Ariko se ibaze ko n'ibyamamare, icyamamare nka The Ben ndetse n'abandi baje kureba Kagarara ndetse no kumukora mu ntoki. Byari ibintu bitangaje. The Ben agera ahantu maze ubundi abantu bakamushagara, ariko nawe yari yagiye gushagara Kagarara. Inyuma gato yo kuzenguruka umujyi nk'uko byiboneye muri iyi video. Ashton Hall aha imodoka Ashton Small ya miliyoni 500 z'amadolari. Aho wahita wibaza ati se imodoka ya miliyoni 500 z'amadolari izabasha kugenda mu mihanda ya za Nyarugenge? Ni ibintu bitangaje. Mbere yuko dukomeza banza wumve kano kantu. Niba utarakora subscribe uyu ni umwanya mwiza ngo uyikore, kandi bana nayikoze uri umuntu w'umugabo cyane. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe ibintu bitandukanye. Icya mbere tugiye kurebera hamwe uburyo Ashton Hall yahaye umuzinga Ashton Small imodoka ya miliyoni 500, ndetse turebere hamwe n'uburyo ki The Ben yishimiye Ashton Hall ndetse na Ashton Small aka Kagarara. Nk'uko mubizi uyu Kagarara yabitangiye ari ibintu by'imikino, byasaga nkaho bidashoboka, ariko se Imana nayitakura umuntu, dore ko ari nayo yakuye Morodekayi ku irembo ry'ibwami ikamwicazanya n'abakomeye, ndetse igafata na Dawidi yari umushumba ikamugira umwami maze ubundi agatwara igihugu. Ibyabaye kuri Kagarara bisa n'ibyabaye kuri abo bantu bo muri Bibiliya. Mu by'ukuri sinasiba kuvuga ko ari ibikorwa by'Imana. Inyuma yo gukora ibyo bikorwa bitandukanye bakomeje gutembera mu mujyi wa Kigali, ndetse bazakomeza no gutembera igihugu cyose bagenda bakora ibikorwa bitandukanye, basura ahantu hatandukanye. Ariko se wakwibaza ngo Kagarara azaguma mu Rwanda? Hari biri kuvugwa gusa ntabwo byizewe neza. Hari kuvuga ko Ashton Hall azasubira iwabo akajyana na Kagarara, ariko ni nabyo abanyarwanda turi abagome. Ubu Kagarara bashobora kumugira nka Dore Imbogo cyangwa bakamugira nka Gogo bakamwivugana, dore ko nabonye bamwe bamwitaga umunyarwenya baje kumwifotorezaho, ndetse n'ejo bari bamwuzuye nyamara baramubonaga bakamwita umunyarwenya. Reka ibyo tubiveho twigire ku nkuru z'aba The Ben. Reka ibyo tubiveho twigiye kuri The Ben. The Ben ni ibyishimo byinshi, yari yizihiriwe. Nyamara wowe uhuye na The Ben nabo wumva ari ibintu bitabaho, ariko nawe yumvaga ari ibintu bitabaho.
kuba ahagararanye na Ashton Hall. Yewe baganire biratinda, wabonaga urugwiro ari rwinshi, umunezero ari mwinshi cyane. The Ben yari yishimiye guhura na Ashton Hall. Ashton Small aho yarari aho ngaho naye yumvaga ari ibintu bitaba, ibyishimo byari byamurenze. Kuba umuntu nka The Ben Kagarara yajyaga abona akamutinya ndetse akumva ko no guhura nawe bidashoboka. Nyamara The Ben yaje guhura na Kagarara we waje kumwirebera. Ikintu gikomeye cyane kuba umuntu nka The Ben tuzi nk'icyamamare, umustar ukomeye cyane mu gihugu ndetse ufatwa nk'umuhanzi wa mbere, kuba yaje akaza kureba Ashton Small cyangwa se Kagarara. Ariko nshakana namwita Enoki Wizeye. Rero biravugwa ko nyuma yo gutembera umujyi wose Kagarara azajyana Ashton Small cyangwa se Ashton Hall akamujyana iwabo. Yewe sinasiba kuvuga ko ibi bintu bigiye guhindura Kagarara ubuzima. Bamwe yakuze bamuseka bamukoba ati ntacyo uzigeza uri igikuri, ubu ngubu nibo bagiye kuza kumusaba. Kuko ibi ngibi byamaze guhindura ubuzima bwa Kagarara byarangiye. Ubu Kagarara agiye kuba umuntu udasanzwe. Yewe sinasiba kuvuga ko na perezida wacu Paul Kagame ibintu byamugezeho. Nyuma yo kumugeraho yabyishimiye mu byishimo byinshi ati uyu muntu akwiye kuba icyitegererezo cy'umuntu uwo ari we wese. Buri wese agomba kwitinyuka akagira umuhate ndetse no gutinyuka mu byo ukora byose, kugira ngo byose nabategure si birangiye aha ngaha. Niba utarakora subscribe, uyu ni umwanya mwiza ngo uyikore, like, share ndetse na comment. Ndabashimiye. Ciao ciao, nakagaruka.